neza ikaze kuri Greenhouse Studios. Amazina yanjye nitwa Umutoni Bonheur. Nkuko mwabimenyeshejwe mbere, hano kuri Greenhouse Studios hari ibice bibiri, igice cy'iyobokamana ndetse n'igice cy'imibanire rusange. Nge rero tuzajya tubana muri icyo gice cy'imibanire rusange, aho tuzibanda cyane ku ngo ndetse n'imibanire rusange muri sosiyete, ko tubana n'abantu mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nizeye rero ko muzabana natwe muri uru rugendo nk'uko musanzwe mubikora n'ubundi ku biganiro bitandukanye twagiye dushyiraho, tubona support yanyu. Nizeye ko muzakomeza kubana natwe no muri ibi ngibi. Topic y'uyu munsi rero ni tugiye kureba ibintu bigera muri 7 bishobora kugufasha gushobora guhitamo neza umuntu muzabana, kuko natekereje mbona wenda niyo topic twaheraho kugira ngo izadufashe kuba twakwinjira noneho mu bindi tuzavuga neza, kuko ibintu byose biriya bihera nyine mu itangiriro, niko nabyita mu guhitamo. Amahitamo yawe niyo agena uko ubuzima bwawe bw'imbere buzaba bumeze. Rero ikaze mubane nanjye muri iki kiganiro cyose cyangwa se muri iyi video. Ndizere ko hari ibyo ubashe kwigamo, ndetse nubwo bitaba ari ibyo specifically, ariko ushobora kwifashisha undi muvandimwe ukuri ku ruhande ukeneye zino nama. Murakoze. Rero mbere yuko twinjira muri zino point nabwiye zigera muri 7 turi buganireho, zagufasha guhitamo umuntu wa nyawe cyangwa se the right person mu rurimi rw'amahanga ko bakunze kubivuga muzabana. Reka tubanze twibaze, ese mariage ni iki cyangwa se indowa nk'uko mu rurimi rwacu tubivuga? Ni igihe abantu babiri baba bahuye ku bw'umwanzuro wabo bahisemo. Ni amahitamo akorwa n'abantu babiri kugira ngo babane bakore umuryango. Rero urumva ko abantu bagiye gukora umuryango ntago ari ibintu byo kwihutira, nta nubwo ari ibintu byoroshye, ni ibintu umwanzuro ukomeye. Niyo mpamvu tugiye kureba bino bintu bishobora kugufasha guhitamo neza. Icyambere rero, umuntu agomba kwirinda mu gihe agiye guhitamo ni ugomba kwirinda guhitamo ubitewe n'ubwoba bw'ikintu runaka. Amahitamo yawe ntagomba gushingira ku bwoba bw'ikintu runaka. Ubwo wenda muri ubwo bwoba turavuga urugero nk'imyaka. Hari igihe usanga umuntu afite pressure y'imyaka, ngo imyaka irimo irihuta, noneho bigatuma ujya gushaka cyangwa se ushaka wenda ku bakobwa ubitewe n'uko imyaka irimo irihuta. Mbese ntago wabanje gufata umwanya wo kwitekerezaho kujya mu rukundo n'umuntu mugiye kubana, ahubwo deja wabitewe n'iyo panike y'imyaka, bigatuma rero aho ngaho ukora ibintu wihuse, bityo ntufate umwanzuro mwiza, bikaba byakwafectinga mu buzima bwawe. Buriya umuntu wese uba mwiza cyangwa se utanga umusaruro iyo wifitiye icyizere, iyo wishyiraho positive energy, wenda mu rurimi rw'amahanga niko nabivuga, kuko bituma wattracting umuntu ugukwiriye, umuntu wa nyawe, bituma wibonera agaciro iyo nta panike y'ikintu runaka ufite. Ariko iyo utewe ubwoba n'ikintu runaka, uri stress, ntabwo ubasha gufata umwanzuro mwiza uhamye cyangwa se utuje. Ikindi cya kabiri wenda abantu bakunze gukora bigatuma bakoreshwa n'ubwoba n'ubuzima. Ubuzima usanga hari igihe umuntu yakuriye mu buzima bubi, yaba umukobwa cyangwa se umuhungu, noneho rero ejo n'ejo bundi yahura n'umusore ufite amafaranga cyangwa se umukobwa ufite amafaranga, bigatuma utekereza ko udashobora gutekereza kabiri, mbese byarangiye ari aho ngaho ari uwo nguwo, ukemera wenda kuko ubona ko ari ushobora kuguhindura ubuzima ndetse n'umuryango wawe. Ariko mu by'ukuri nayo ni amakosa, kuko ubuzima, mu gihe wowe ufite ubuzima muri muzima, amafaranga arashakwa, ibintu birashakwa, uba ugomba kubanza ukitonda. Yewe na wa wundi ufite amafaranga ushobora kumubona, ariko wabihaye umwanya, atari yo washyize imbere. Ikindi ni hari igihe usanga umuntu afite pressure y'urungano, ugasanga uravuga ati aho tungana baragiye, abakobwa baragiye, abahungu barashatse, barubatse, ukumva nawe nyine ugize iyo pressure, noneho ushatse gukora ibintu vuba vuba. Ibyo nabyo ni imbogamizi y'amahitamo yawe, kuko akenshi yego hari abo bihira, ariko akenshi iyo ngiyo ariyo mpamvu iguteye gufata umwanzuro wo kubaka urugo, usanga atari byiza. Usanga nyine ufata umwanzuro uhubutse, kuko urumva ko impamvu iba yabiguteye ntabwo ari impamvu nziza. Ikindi wenda kandi point kuri iyo ngiyo ya mbere, usanga hari igihe imiryango iduhitiramo, cyangwa se icyo bita arranged marriages mu rurimi rw'icyongereza. Usanga hari igihe umuryango guhitiramo, ugasanga ababyeyi bawe
bashatse kwivanga mu mahitamo yawe kubera ko wenda ngo babanye ngo n'abariya ngo ni imfura ngo ni abakire se nk'uko babivuga ngo bagize inka nyinshi, noneho bigatuma wenda wowe wumva udashaka kudisapointinga ababyeyi bawe, ugafata uwo mwanzuro utari mwiza, ugahitamo umuntu utakunze ahubwo ukabikora ubikoreye abandi. Kandi ni ukuri at the end of the day usanga wa mwanzuro wafashe niwe uzagiraho ingaruka, kuko urugo ni urwawe, umuryango ni uwawe, umuntu muzubakana niwe uzaba uri kumwe nawe aho ababyeyi bawe batari, aho umuryango wawe utari. Niyo mpamvu rero yego ni byiza kumvira abantu muri kumwe, kumvira umuryango, ariko kandi mu gihe ubona ko atariyo mahitamo yawe, atari cyo kintu cyanya cyo gukora, ujye ubicaza nabo basobanurira, babwira ati noneho hano, kuko buriya umuryango ni umwanzuro uri very personal, ni ibintu bigomba kuguturukaho cyane kurusha uko byaturuka ku muntu uwo ari we wese, kuko ni wowe, ni umuryango wawe ugiye kubaka, ntabwo ari umuryango w'abandi. Rero aho naho tugomba kuzajya tubanza tukareka ama emotion cyane. Abantu ntabwo bababaza, urabaganiriza bakumva uruhande uherereyemo. Iyo rero yari topic yacu ya mbere, point yacu ya mbere muri mu bintu 7 byagufasha guhitamo neza umuntu muzabana. Point ya kabiri rero iravuga ngo ntukihutire kujya muri committed relationship. Committed relationship wenda ubwo mu rurimi rwacu ngerageje kubisobanura, navuga ko committed relationship ni gutangira mbese umubano n'umuhungu cyangwa se n'umukobwa deja mufite intego y'ikintu runaka. Urabona deja mwase mushyiraho intego yo kubana, mugatangira gukundana, ariko mudafite gahunda yo gukundana, ahubwo mufite gahunda yo kubana. Aho ngaho rero biba bigoye kuko mwasimbutse intambwe nyinshi. Ntabwo abantu bahura kugira ngo babane, abantu bahura kugira ngo bamenyane, bahuze amarangamutima yabo, nimwumva koko bicamo mubone gupanga kubana. Ibyo ngibyo nabyo rero ni ikintu abantu bagomba kwitondera cyane, kuko ni imbogamizi ikomeye. Icya gatatu wenda navuga ni ntugateganye ko cyangwa se ntugategereze umuntu ko ahinduka mwamaze kubana, kuko bifite amahirwe make cyane. Uwo muntu baba bamumenya akuze, ari muri za 20 cyangwa za 30 ze. Rero cya kintu runaka afite akora cyangwa se yabayemo imyaka myinshi, biragoye ko azagihindura cyane, no ko atanagihinduye muri uwo mwanya wenda mwamaze mukundana. Si byiza ko wahita wizera ko azahinduka ari uko mwageze mu nzu, kuko aragukunda nubwo mutarabana. Se kuki adahinduka? Kuki icyo kintu atakireka? Kuki utekereza ko nimumara gukora ubukwe mwambikanye impeta aribwo azareka icyo kintu? Ibyo ngibyo nabyo ni ibintu tugomba kwitondera. Urugero, hari igihe usanga wenda nk'umuntu, abakobwa wenda ariko mvuge gutyo, ugashaka umuhungu unywa inzoga, cyangwa se n'umuhungu afite umukobwa unywa inzoga, akavuga aturiya ni uko nyine aracyari umukobwa cyangwa se aracyari umuhungu, afite ambiance nyinshi hano hanze, ariko nitumara kugera mu rugo yatuje azabireka. Birashoboka ko ashobora kubireka, ariko kandi amahirwe manini nuko atazabireka, kuko ntabwo uzigiye uwo muntu abimazemo, keretse wenda warakurikiranye ubuzima bwe ukamenya icyabimuteye. Rero icyiza nuko wowe ugomba gushaka umuntu ufite ibyo wemera, kuko umuntu ujya kwinjira muri relationship ufite amahame yawe, ufite ibyo ureba, ufite ibyo ushingiraho. Rero ni byiza ko ushaka umuntu uhuje n'imyemerere yawe. Nimvuga imyemerere, wenda hari ibyo tuvuga ngo umukristo cyangwa se umuki, hari indi myemerere, ibintu mbese wewe wemera, ukavuga ati sinshaka umugabo unywa inzoga, sinshaka umugabo unywa itabi, sinshaka umugabo ameze gutya, sinshaka umugabo ameze gutya. Rero ibyo ngibyo wivuga ngo nzabikosora twabanye. Buriya reka mbabwira akantu wenda nize nanjye ku ruhande. Iyo abantu babanye mu nzu, mwafashe igihe cyo gukundana, muba engaged, mugeze igihe murabanye, ntago ngo ari umwanya wo kujya kurera mugenzi wawe, ngo nimba ari umugore umukure ku ngeso ze, nimba ari umugabo umukure ku ngeso ze. Mwakoze umuryango, ni umwanya wo kwishima, mukabana nk'umugabo n'umugore, ndetse mugategura n'imigambi y'umuryango wanyu, mugapangira ejo hanyu hazaza. Ariko ntago ari umwanya wo gutangira gukosora umuntu. Ese nutangira gukosora umuntu mukibana, urumva uzashobora kwihangana ibyo bintu byose, imyaka yose umuntu muzamarana ubuzima bwawe bwose, kugeza wenda igihe urupfu ruzabatandukanyiriza. Rero aho ngaho tugomba kwitonda cyane,
cyane kabisa uwo mwanzuro tukajya tubitekerezaho. Ntago tujye mu rugo, icyo kintu uzajya ugitekereza n'ujye gufata uwo mwanzuro, ntago tujye mu rugo kugira ngo utangire urere umuntu umuforme. Umuntu ni mukuru, yagize ababyeyi, yagize sosiyete yamureze, yagize iki. Rero fata umuntu ufite ibyo wewe wemera, ufite wewe ibintu ushingiraho kumva ari byo bigize umuntu kuri wowe, kuko bizakuvuna kugera mu rugo n'umuntu ugatangira kurera umuntu mukuru. Aho rwose biragoye pe. Icya kane wenda navuga kijya gusa n'icya kabiri ni ujye ubanza ufate igihe muri ya relationship yawe n'uwo muntu, mube aba friends basanzwe, wenda reka mbyite gutyo, nk'uko ushobora kubana n'umuturanyi wawe cyangwa se classmate wawe, umuntu uwo ari we wese, ariko utari involved cyane emotionally, mbese utashyizemo amarangamutima yawe. Kubera ko aho ngaho ubundi wenda iyo amarangamutima yagiyemo cyane cyane yo gukunda umuntu, bituma akenshi ntabwo ukoresha wenda ubwenge, reka byite gutyo murambabarira, kuko ubwenge bwo burakora buri gihe, ariko hari igihe hari nk'ibintu ushaka kwirengagiza abandi bakaba banabibona ariko bakabyirengagiza. Rero jya ufata igihe before being involved emotionally, ubanze wiga uwo muntu, mumenyane nyine nk'abantu, noneho then buriya urukundo ni umwanzuro. Impamvu ari umwanzuro ni uko ubanza ukareba umuntu n'ibyo byo turi kuvuga, wabona yujuje ibyo ushaka, ukabona gufata umwanzuro wo kumukunda. Ariko ntago ari feelings, ntago ari emotions, kuko iyo ugize emotions ejo n'ejo bundi icyo kintu cyaguteye izo feelings gishobora kubura cyangwa kigashira. Ese bizagenda gute? Ntago uzongera gukunda uwo muntu. Urukundo rero ni umwanzuro, niyo mpamvu ugomba kwanza gufata umwanya mbere yuko uba involved emotionally. Nabyo bigufasha kabisa guhitamo umuntu wa nyawe, kuko uba wamaze kumenya umuntu. Icya gatanu hano navuga ni iki kintu rero wenda abantu benshi bafite uko bacyumva gutandukanye, ariko bibaho. Hari igihe usanga cyane cyane wenda abakobwa, ngiye kamvuga gutyo kuko nanjye icyo gihe nakibayemo, hari igihe usanga umuntu afite ibintu yapanze, tuvuge liste, nimba ari liste cyangwa se ufite ibintu wandeze ukavuga ati nshaka umuhungu umeze gutya, ariko cyane cyane ni physically. Usanga twibanze ku bintu bigaragara ko umuntu imiremere y'umubiri we, reka wenda mvuge gutya. Ni byiza cyane kubirebaho, ariko kandi nanone si byo gufokasingaho cyane, kuko hari igihe wa muntu abifite ariko adafite ubumuntu, reka mbyite gutyo, adafite character z'abantu, adafite integrity. Rero ni byiza kureba kuri iyo liste yawe, ariko kandi ugomba noneho gufokasinga ku bintu biri hejuru, ku birenze physical appearance. Ni nziza cyane, nayo turaza no kuyivugaho hano munsi, ariko icyo nshaka kuvuga hano ni uko ugomba kubanza kureba ibintu bijyanye na maturity, ukareba character z'uwo muntu, ukareba integrity, kuko ibyo nibyo bigize umuntu. Ukareba uwo muntu ukuntu akoze, kuko ushobora kumuhitamo wenda ugendeye kuri ibyo by'inyuma, ejo n'ejo bundi ugasanga birakugarutse we, kuko umuntu w'imbere ntawe. Kandi umuntu w'imbere ndi kugorwa gusobanura iryo jambo cyane, ariko umuntu w'imbere ufite ubumuntu, mbese umuntu ukora ibintu by'abantu, umuntu muzima ukora ibintu by'abantu bakuru, umuntu urezona wumvikana. Ibyo rero ni ibintu tuba tugomba kabisa kwitondera, kuko at the end of the day nitwe bigiraho ingaruka, nitwe bigarukira nyine ya myanzuro yacu. Icya gatandatu hano navuga ni ugomba guha umuntu wese amahirwe yo kumumenya. Utese umuntu wese uzajya uza kumvugisha, ubwo hano ndi kuvuga ku mpande zombi, hari uruhande rw'umuhungu, hari uruhande rw'umukobwa. Utese umuntu wese uzajya uza kumvugisha, nzajya mutega amatwi, nzajya muha umwanya wanjye. Ni byiza guha umuntu umwanya, kubera ko mu gihe wenda ntabyo wamugaye mu bigaragara, mu byo ubona biri physically, si ngombwa si byiza ko wirukana umuntu, reka mbyite gutya. Wenda mu gihe ufite undi aho birumvikana, ariko kandi hari igihe usanga
ibyo usanga cyane cyane nk'abakobwa babeshya ukabona umuntu wenda kubera amakuru mufiteho cyangwa se uburyo nyine utamwiyumvamo ugahita uvuga ati no mfite undi nta mwanya mfite wo kuvugana nawe. Ariko buriya ni byiza guha umuntu amahirwe kuko uzarebe wenda usibye n'ubuzima wenda bwo kuvuga ngo ni ubuzima bw'urukundo n'umuntu muzabana n'ubuzima busanzwe, hari igihe ubona umuntu ukamujajinga ariko mwabana na wa muntu ukagenda umukunda. Icyo nshatse kuvuga hano si uko uzabana n'umuntu utamumenye, oya, ni aho mbere yo kujya muri relationship umuntu wese wenda uje mu nzira yawe y'ubwo buryo cyangwa se ukuganye, akenshi ni byiza guha uwo muntu umwanya mukaganira mutari mu rukundo, just muganire umenye umuntu kuko ushobora gusanga umukunze cyangwa se afite n'ibyo ukeneye. Rero ntabwo ari byiza kwirukana abantu bakugana. Indi point ya karindwi wenda ari nayo ya nyuma kuri iyi topic ni point nayo y'ingenzi cyane ariko navuga ngo reba umuntu uzaterwa ishema nawe, uzaterwa ishema kuba uri kumwe nawe mu ruvange rw'abantu, mbese muri ahantu muri abantu umuntu uzaba uri proud ye. Kuko hari igihe usanga umuntu afite umugore cyangwa afite umugabo, njya mbibona ariko wenda sinzi ikiba cyabiteye, ukabona bagiye nk'ahantu mu kirori mu bukwe cyangwa se mu kirori runaka ariko abantu ntabwo bari kumwe, sinzi wenda nimba bataba bari proud yabo, ariko icyo nshaka kuvuga hano ni uko shaka umuntu uzaba proud ye kuba mwakwicarana ahantu aho ariho hose mu nama iyo ariyo yose imbere y'abantu abo ari bo bose, ukaba udafite isoni z'uko uwo muntu yitwa umugore wawe cyangwa uwo muntu yitwa umugabo wawe. Ibyo ngibyo kabisa ni ikintu tugomba kwitondera, ugashaka umuntu kandi ukurura amarangamutima yawe, reka mbyite gutyo, umuntu uri attracted to, umuntu mbese wiyumvamo mu buryo bwose, kubera ko hari ibintu wenda njye mbona abantu bakora, ndabaha urugero gato rw'ibintu nzi, ugasanga umukobwa, byo ndavuga ku mpande zombi, ndavuga uruhande rw'abakobwa n'uruhande rw'abahungu, ugasanga umukobwa aravuze ati uriya muhungu ndamukunda ariko arananutse, ariko ntacyo, reka tubane, nitugera mu rugo azabyibuha, nzamugaburira abyibuhe. Bibaho ariko kandi icyo nshaka wenda kuvuga hano cyane ni uko ushobora kuba ntacyo twawe n'umuntu unanutse cyangwa n'umuntu ubyibushye, ariko nimba wumva mu buzima bwawe ushaka umuntu ubyibushye, ushaka kubana n'umuntu ubyibushye, nyamuneka itondo ushaka umuntu ubyibushye, kubera ko ejo utazagera mu rugo ugatangira guhata umuntu w'abandi ibiryo, ukaba wanamutera stress wirirwa umubwira ngo ushaka ko abyibuha, kandi wenda ntabwo, ariko abantu bose ntabwo imibiri yabo imeze kimwe, ntabwo abantu bose bakoze kimwe. Cyangwa se ukaba ufite umugabo warahuye n'umuhungu yibyibuhiye, afite uruda wenda reka mbyite gutya, afite inda, noneho ukaba wavuga ngo wowe ngo ntabwo ukunda abantu babyibushye, ngo ushaka umuntu unanutse, kandi wahisemo ngo warangiza bagera mu rugo wa muntu afite wenda uburyo wenda yaribukaga yakoraga siporo zoroheje, ugatangira kumwicisha amasiporo ngo nagiye kugira gute ngo ushaka ko ananuka. Ibyo ntabwo ari byiza. Shaka umuntu uri proud y'umubiri we, mbese ukuntu ameze, cyangwa se wenda wowe muri wowe wiyumvamo ko uyu muntu yaba abyibushye yaba ananutse, ndabona ntacyo bizantwara, byose ni byiza, aho ni sawa. Ariko nimba ubona hari uruhande rumwe ushaka kubamo specific, shaka umuntu rero uri umeze gutyo, kuko nibyo bizagufasha. Ku ruhande rw'abakobwa naho usanga hari igihe abahungu ajya gushaka umukobwa akavuga ngo karananutse, ngo arananutse cyane, ngo ariko ngo reka mushake ngo abakobwa se ngo ureba nagera mu rugo ngo azabyara ngo ahita abyibuha. Ibyo rero ni ukwibeshya. Hari abantu babyara ntibahinduke, hari abantu babyara agakomeza akagira umubiri, cyangwa se akaba yanananuka akava n'aho yari ari. Rero nimba uzi ko ukunda umukobwa ubyibushye, shaka umukobwa ubyibushye mu gihe cya fiançailles, barahari. Uzabona umukobwa ubyibushye kandi wenda ufite n'izo na bya bindi wifuza. Shaka umukobwa ubyibushye, nawe ureke kujya kugora umuntu w'abandi nk'uko natwaye twabivuze, umuhata ibiryo, umuhata ibiki ngo ushaka ko abyibuha kandi we ntanabishaka. Cyangwa se wenda ushaka umukobwa unanutse ukavuga ati reka mushake, nitugera mu rugo tuzatujyana muri siporo, tuzatugira gutya azagabanuka. Oya, either uba unyuzwe n'uko uwo muntu yaba abyibushye cyangwa yaba ananutse, cyangwa se
ubwo nimba wumva uri ufite uruhande rumwe ubogamiyeho ushaka umuntu nyine ufite ibyo ngibyo ushaka kuko nibyo bizaguha amahoro ukagera mu rugo uvuga ati nakoze pati yanjye kabisa nakoze ibyo nashakaga rero ndangiza wenda no topic yacu uyu munsi amahitamo ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu gikomeye guhitamo umuntu muzabana kabisa ni ibintu tuba tugomba kwitondera cyane kubera ko urugo ni rwiza ariko kandi rugizwe nyine n'abantu babiri kandi rero uwo muntu muba mugiye gukorana urugo kabisa aba agomba kuba ari umuntu wuzuye kuri wowe ufite ibintu byose wifuza kabisa udafite ikintu na kimwe mu yawe kuko ejo bundi utangira kugira icyo ugaya bizagutera gukora amakosa rero kabisa imyanzuro dufata iyo turi kujya guhitamo niyo duhura nayo ejo bundi mu rugo rero nabifuriza kabisa guhitamo neza nkuko wenda twabivuze izi ni point nabashije kwegeranya nanjye simbizi ntago ari nize cyane ariko nagiye nkora ubushakashatsi wenda bitewe nuko numvaga nshaka twazajya tuganira kuri zino topic z'imibanire rusange ari cyane wenda ingo ndetse na societe nabyo tuzagenda tubiganiraho ariko kandi wenda ubaye ufite ibindi bintu nabyo wumva wadusangiza wabyandika hepfo muri comment ukatubwira cyangwa se wenda nimba hari n'ikindi ushaka ko nzavugaho ubutaha nacyo ni ukuri ni byiza gufatikanya namwe bituma nyine tugenda twungurana ibitekerezo hari icyo njye naba ntibutse no gushyira hano ariko wowe ukacyumva ni byiza ko wacyandikaho kugira ngo dufashanye murakoze rero tuzabonana ubutaha iyi yari topic yacu ya mbere y'imibanire rusange ariko hano kabisa mfite topic nziza cyane ziryoshye zizagufasha ndetse zigafasha na mugenzi wawe rero icyo ngushishikariza no gukora subscribe kuri Grenelle Studios kugira ngo ibiganiro byacu bya buri munsi bitazajya bigucika ndetse ubwire n'inshuti yawe ikore subscribe kugira ngo nayo izajya ibona ibyo biganiro kandi ibonere ku gihe umuryango numara gukira tugahitamo neza tukagira ingo nziza na societe yacu izaba nzima n'igihugu cyacu kizakira murakoze rero naho ubutaha shalom